tuguhaye ikaze kuri Ben TV, uyu munsi tugarutse ku muhanzi witwa Juno Kizigenza. Uyu muhanzi amaze iminsi ari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ijambo yakoreshaga rutwitsi muzi. Mu minsi ishize, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yaje kuvuga yuko izina rutwitsi ari izina rifite amateka mabi ku gihugu cy'u Rwanda, bityo asaba urubyiruko kuba bareka gukoresha iyi mvugo cyangwa se iri jambo rutwitsi. Byaje kugarukwaho ku muhanzi witwa Juno Kizigenza, aho yakoreshaga iri jambo nka rogoye, bituma asabwa kuba yarihagarika akareba irindi zina yazajya akoresha. Hashize amasaha 24 Juno Kizigenza asohoye akavidewo kuri Facebook, aho yaje kuvuga ati je suis Juno gusa ntiyongera kuvuga ijambo rutwitsi muzi, ahubwo bivugwa muri beat gusa. Bivuze yuko rero Juno Kizigenza yaba ari gushaka irindi zina yazajya akoresha mu gihe cyo gukoresha rutwitsi muzi nk'uko byari bisanzwe. Gusa abafana bagiye bamusaba kuba yareba irindi jambo akoresha, bamwe bagiye bavuga ko yashyiramo umwami muzi cyangwa se king muzi ndetse n'andi agiye atandukanye bitewe n'uburyo abafana ba Juno Kizigenza babyifuza. Mu mwaka ushize Juno Kizigenza yatangarije abafana be ndetse n'abandi bose bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ababwira yuko azasura alubumu nshya mu mwaka wa 2026. Ibi ngibi ntibyakomeje kugarukwaho na benshi, by'umwihariko abafana ba Juno Kizigenza bari biteguye iyi alubumu, bari kwibaza niba alubumu izasohoka cyangwa se niba itazasohoka, bitewe n'uko indirimbo ze zose zari zirimo iyi rogo ye ya rutwitsi muzi, kandi akaba yasabwe kuba yayikura mu ndirimbo ye cyangwa se kuba atazongera kuyikoresha. Ibi ngibi ni byo byakomeje gutera urujijo ku mbuga nkoranyambaga kuko bakomeje kubyibazaho. Gusa abafana bakomeje gutegereza iyi alubumu kandi bagategereza n'irindi zina Juno Kizigenza azasimbuza rutwitsi muzi. Wowe uraza kuba watubwira muri komenti izina wifuza ko yakoresha cyangwa se iryo wumva ryaba ari ryiza rijyanye na beat cyangwa se injyana ye aririmbamo. Naho ubutaha mu yindi video nziza tuzagukorera, we twabanye, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na update ndetse n'andi makuru yose y'ibyamamare tukugezaho, haba ku mugabane wa Afurika, mu Rwanda ndetse no ku yindi migabane y'isi muri rusange. Wibuke gukora share, like ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Wibuke no kudufollowinga kuri WhatsApp channel, ndaza gusiga link muri comment ndayipininga, udufollowinge kuri WhatsApp channel kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi ku gihe, amakuru y'ibyamamare. Wowe wakoze subscribe ugafungura n'inzogera, ndagushimiye cyane. Naho ubutaha mu yindi video nziza tuzagukorera.